Hello guys, reka tuvuge ku muntu. Umuntu ni iki? Iyo bavuze umuntu ese wumva iki? Iyo bavuze umuntu twumva umuntu mwiza ndetse n'umuntu mubi. Umuntu nibyo wabyumvise neza, tuvuze umuntu. Nshuti yanjye, nimba ushaka kudukurikira, dukore follow, dukore like ndetse na share na comment kugira ngo tubashe gukomeza iki biganiro tujya tubagezaho. Iyo bavuze umuntu tugira umuntu ari mu bice bibiri, hari umuntu mwiza ndetse n'umuntu mubi. Uyu munsi reka nifuje ko tuvuga ku muntu mubi. Iyo bavuze umuntu mubi ntabwo baba bavuze isura cyangwa se ngo bavuge kuba ari umukene cyangwa se ngo bavuge umuntu unywa inzoga, ahubwo iyo bavuze umuntu mubi ni wa muntu ugaragara mu myitwarire idakwiriye. Tuvuge urugero, umuntu anywa inzoga, amaze kunywa inzoga ahuye n'umuntu uwo ari we wese wahuye nawe arakubise, uwo nawe aba abaye umuntu mubi. Twongere tuvuge kandi umuntu mubi ni wa muntu muri sosiyete kandi udashobotse. Tuvuge bavuze kujya gukora umuganda, aho kugira ngo ujye mu muganda wowe wibereye iwawe. Aho ngaho kuri sosiyete naho hari uba umutwaro kuri sosiyete, bigatuma sosiyete gukarasa mu bantu bananiranye. Ikindi kandi umuntu mubi kandi ni wa muntu usanga ari umwicanyi, nta mpuhwe agira, nta mbabazi na nkeya. Urugero, uri umurozi nta mpuhwe agira umwana cyangwa se umukecuru, yewe n'umwana we yibyariye ntatinya kuba yamuroga ngo apfe. Aho ngaho uba uri umuntu mubi. Iyo bavuze rero umuntu mubi nicyo kintu baba bavuze, ntabwo baba bavuze isura cyangwa se ngo bavuge ubukene, ahubwo baba bavuze ibikorwa byabo. Iyo uranzwe n'ibikorwa byo mu buzima bwa buri munsi uba warabaye umuntu mubi. Nicyo ngicyo iyo bavuze umuntu mubi bavuze. Nta muntu mubi ku isura, ahubwo umuntu agirwa mubi n'ibikorwa akora. Rero bavandimwe, inshuti zacu, niba ushaka kuduha sapoti, dukore like na share na comment kugira ngo tubashe kubagezaho n'izindi nkuru nyinshi. Uyu munsi twifuje kuvuga ku gice cy'umuntu mubi, ubutaha tuzavuga ku muntu mwiza. Murakoze cyane. Ni Elize, kora follow ndetse na share, uraba udufashije. Wowe kanda kuri kariya kantu ka plus ko guteranya ubona hejuru, numva kuri ako guteranya umanuke ujye kuri ako k'umutima, numva kuri ako k'umutima umanuke ujye kuri comment, ugakurikiyeho ugihe comment y'icyo wifuza ko twazakubwira ubutaha. Numva kuri ako ngako ujye kugakurikiyeho naho akande, nurangiza ukande kuri share. Mwakoze kudutega amatwi. Nibyo mwabyumvise neza, umuntu ntabwo agirwa mubi n'isura, ahubwo agirwa mubi n'ibikorwa byawe. Wowe tutatangiranye wabyumvise nabi, ariko kugira ubyumve neza subira inyuma aho iki kiganiro cyatangiriye kugira ngo